Mbahaye ikaze nanone kuri BVI Empire, by'umwihariko abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri BVI Empire, mwarakoze cyane, ni iby'agaciro gakomeye. Muri iyi video ngiye kukubwira utuzi turindwi abantu bakora cyangwa se ushobora gukora ukazapfa uri umukene, ugahora uri umukene, ukarinda upfa uri umukene. Utwo tuzi ni utuhe? Uhise ugira amatsiko? Now let's go. Mu rugendo rw'umwuga wawe ukeneye umufatanyabikorwa wizewe, uri umucuruzi cyangwa rwiyemezamirimo, gutsindira isoko bizahora ari inzozi igihe cyose utaramenya H Brothers Services. Kabuhariwe mu gufasha abapiganira amasoko gutegura inyandiko z'ipiganwa, tender document, ndetse n'ibiciro by'ipiganwa, sourcing and preparation of competitive price mu buryo buzira amakemwa. Ukimara gutsindira isoko, H Brothers Services mu bunyamwuga n'ubunararibonye dusanganywe, tukuba hafi muri serivisi zose za tekinike zikenewe nka installation y'amazi n'amashanyarazi, networking, CCTV cameras ndetse na firefighting, kuko dufite abatekinisiye b'inzobere. Ntibigarukiraho kuko tunagufasha kurangura ibyo ukenera byose, haba mu Rwanda, Dubai cyangwa mu Bushinwa. Nizwe tuguhuza n'abasupplier b'inyangamugayo bizewe kandi bafite ubunararibonye. H Brothers Services ntabwo ari kompanyi isanzwe gusa, ahubwo n'umufatanyabikorwa ugufasha kwagura imbibi z'ubucuruzi bwawe. Duha ikiganza uyu munsi, ntuzigera ubyicuza. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 74 95 28. Uretse ko wanadusanga mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri floor ya 2. H Brothers, together we can do it. Mbahaye ikaze nanone kuri BVI Empire. Mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri BVI Empire, ndabashimira cyane. Abantu bashyashya namwe mbahaye ikaze. Murakoze rero kunyemerera kongera kwinjira mu matelefone yanyu, mu mateleviziyo yanyu, mu ma iPad yanyu, muri devices zanyu zitandukanye kugira ngo tubashe kuganira. Hari utuzi rero abantu bakora bavunitse, batanze igihe cyabo kinini, utwo tuzi tukagomeza tukabagira abakene, umuntu ntazigera akira akazarinda apfa ari umukene. Muri utwo tuzi ni utuzi twinshi. Uyu munsi ndababwiramo utuzi tungahe turindwi gusa. Utuzi umuntu akora akarinda apfa ari umukene mu gihe aramutse adahinduye imitekerereze, mu gihe aramutse adahinduye uburyo bwo gukora. Akazi ka mbere ni akahe? Akazi ka mbere ni akazi ko gufasha abantu mu mashopu cyangwa se mu mabotike, mu maduka yabo bacuruzamo. Mujya mwinjira mu iduka ugasanga umumama cyangwa se umupapa aricaye hariya mu ntebe, afite undi umuntu aho ngaho w'umupuranto, umusore cyangwa se umukobwa uhora ari aho ngaho amubwira manura iriya karito, manura iriya karito, herekeza uriya mukiriya, mutwaza umugereze ku modoka, tenga biriya bintu neza. Ba bantu bakora akazi ko gufasha ababosi mu maduka yabo cyangwa se mu mashopu yabo, ntabwo ako kazi kazagukiza nshuti yanjye, ahubwo ako kazi kagufasha kubaho, ntabwo kagufasha kuba watera imbere. Kaguha ibyo kurya by'uyu munsi, ariko ntabwo ako kazi kaguha uburenganzira cyangwa se ubwigenge kuri financial freedom cyangwa se ubwigenge ku mafaranga. Ni ukuvuga ngo rero niba ukora bene ako kazi ko gufasha abantu mu iduka, menya ngo ako kazi ni amahirwe wagize yo kukabona, ariko tekereza kabiri umenye yuko amafaranga uri guhembwa uyu munsi y'intica n'ikize, wige kwizigama, wige kuyakoresha neza kugira ngo ejo nawe muri ako kazi uri gukora, nawe ejo uba wagira iduka, ejo utangire utekereze urebe ikintu wakora gishobora kugufasha kwinjiza amafaranga. Ni ukuvuga rero ako kazi iyo ukarimo uravunika, wiri guterura ibikarito, wiri gutenga, wiri gutwaza abakiriya, ugasanga boss yinjije amamiliyari n'amamiliyoni ku munsi, ariko urahembwa ibihumbi 50, 40, hanyuma wowe uri kuvunika kandi urahagera mbere unatahe nyuma. So ako kazi rero niba uzi ko ugakora, ako ni akazi kamwe mu tuzi turindwi dushobora kugukenesha
kuguheza mu bukene, ni akazi kagufasha kubaho, kubona ibyo kurya bya none, ariko ntabwo ari akazi kagufasha kuzaba umukire cyangwa se kuzagira ubwigenge ku mafaranga. Tekereza kabiri rero, niba uri gukora ako kazi ni amahirwe ufite kubera ugafite, ariko shaka uburyo ukabyaza umusaruro, ushaka uko watangira kwizigama, ushaka uko watangira gutekereza icyo wakwikorera, kuko iyo uri muri ako kazi iyo warwaye amafaranga ntujye gukora, icyo gihe amafaranga baguhemba nayo usanga bayakaze. Ni ukuvuga ngo uba uriho ku bw'abandi, ntabwo uba uriho ku bwawe. So niba rero uzi ko ukora bene ako kazi, menya yuko ako ntabwo ari akazi k'igihe kirekire, ahubwo ni akazi kazagusiga mu mvune, kandi uko ushaje, uko ugenda utakaza imbaraga, niko bosi azagusimbuza undi mukozi, kuko ntuzaba ugifite imbaraga zo guterura ya mizigo yiwe, zo gupakirira abakiriya, zo kubatwaza ubageza ku mamodoka yabo. Izo mbaraga ntuzaba ukizifite, ahubwo azajya kureba nk'aho mutigeze mumenyana. So tangira utekereze rero uburyo wakwizigama, utekereze uburyo wareba ikindi kintu nawe ubwawe wakwikorera, uburyo nawe uzagira ute, uzabaho ku bwawe, ntuzabeho ku bw'abandi. Akandi kazi gashobora gutuma umuntu aba umukene kandi akora buri munsi, akora avunitse, ni akazi ko gufasha abakire mu bikoni. Ushobora kuba ari igikoni cyo mu rugo, guteka, ni ukuvuga uri umutetsi mu rugo, uri umutetsi muri resitora, uri umutetsi mu kabari. Ako ni akazi nako rero usanga kinjiza amafaranga menshi, abo uri gukorera baba bari kwinjiza amafaranga menshi, ariko wowe urakora ukavunika, ugasanga wabize ibyunzwe cyangwa se ibyuya, biterwa n'ukuntu abantu babivuga. Ugasanga wakoze, wavunitse, wazindutse mu gitondo. Ni ka kazi kandi katagufasha gutekereza, kuko nta mwanya ubona wo kwitekerezaho. Ni ka kazi kataguha ikiruhuko, kubera ko niba ari mu gikoni abantu bahora bakenera kurya bo muri urwo rugo, cyangwa abakiriya bo muri resitora bahora bakenera kurya, abakiriya bo mu kabari niba uba ku cyokezo bahora bakenera kurya. Ako ni ka kazi katazatuma ubona umwanya na mutoya wo kwiyitaho, ariko kandi kaguhemba amafaranga makeya. Niba ukariho rero, tangira utekereze uburyo wakabyaza umusaruro, urebe ko wabona igishoro cyo gukora akawe kazi kakubeshaho. Amafaranga baguha uyu munsi nagutunga, natuma uramuka, ariko ntabwo ayo mafaranga arakurihira abana 2-3 mu ishuri, ntabwo arakuvuza n'urwara, ntabwo ayo ni ya mafaranga nyine y'intica n'ikizi. Utwo n'utuzi rero abantu bakora ugasanga bagumye mu bukene, barinze basaza bari mu bukene, barinze bapfa bari mu bukene, kandi bakoze, batanze imbaraga z'umubiri, umubiri wabo wangiritse, bagapfa ari ibisenzegere, barwaye za ndwara zitandukanye, hanyuma ariko kandi ugasanga nta kintu basigiye umuryango wabo. Kandi akenshi usanga abantu bakora bene utwo tuzi dutuma abantu bakora bene utwo tuzi usanga bahembwa umushahara muto cyane, kandi bakora bavunitse, batanga igihe cyabo cyose cy'ubuzima bwabo bwose, buri munsi batanga amasaha menshi, bagakora bavunitse, ariko ugasanga bene ako kazi ntabwo kabongeza umushahara, cyangwa se ntabwo ababosi babo bapfa kubongeza umushahara. Nyamara baba bakoze akazi gatuma uwo mubosi cyangwa se abo bakire binjiza amafaranga menshi cyane, ariko abo batumye ayo mafaranga yinjira, aribo abo bakozi, aribo abo bakozi bakora utwo tuzi tuvunanye, ugasanga bo ntibahabwa agaciro. Rimwe na rimwe wagira n'ikibazo cyo mu mibereho, cyangwa se nk'icyo kurwara, ugasanga ntabwo bagikonsidarinze, ugasanga bakwiyenjejeho, ugasanga baragukase. Hari abantu benshi nzi bakora utuzi, yasiba cyangwa se yagira ikibazo cyo kurwara, ugasanga bakase amafaranga 2,000 cyangwa se 1,000 ku munsi. So rero nizere yuko iyi video ishobora kuba igufashije. Babwiye ngo uramutse ufite bene utwo tuzi mutwo navuze, hari utundi nzababwira muri video itaha. Iyi yari part 1, hari utundi nzababwira, ariko niba uri muri kamwe muri utwo tuzi 7 navuze, shaka uburyo ubyaza amahirwe
umusaruro ako kazi kabi ufite uyu munsi, utangire kwiga kwizigama, hanyuma uhitemo utangire utekereze n'ikintu wazakora. Hano harimo video nyinshi zitandukanye twakoze zijyanye n'ubwoko bwa bizinesi butandukanye, ubwoko bw'ubucuruzi butandukanye umuntu yakora ahereye ku mafaranga makeya, cyangwa hari na bizinesi twavuze zidasaba igishoro. Ujyemo muri description urasangamo link ku buryo wakuramo wahitamo bizinesi imwe wazakora. Tangira rero utekereze uko wakwikorera mu gihe ugikorera abandi, mu gihe ugikorera wa mushahara udahinduka kandi akazi ko kagumeza kwiyongera. Tangira wiga uburyo wakwiga kwikorera aho gukorera abandi. Tangira utekereze uburyo wakwiga kwibeshaho aho kugira ngo ubeshweho n'abandi, kuko utuzi tuvunanye nk'utwo uba usanga ubayeho ku bw'abandi, ntabwo ubayeho ku bwawe. Ni ukuvuga iyo ubaho kuko watanze imbaraga n'igihe byawe, iyo utabonye izo mbaraga warwaye cyangwa se wanapfuye, umushahara urahagarara cyangwa se amafaranga baguhagarara. Niba wari ufite umuryango, icyo gihe ubuzima bwabo nabwo buguma ahaga, ugakora igihe kinini uri umukene, ukora akazi kavunanye ugapfa uri n'umukene. So tangira rero utekereze kabiri. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byo kuri Bivia Empire nakagaruka. Niba iyi video hari icyo igufashije ukande like. Niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa se inyunganizi, utwandikire muri comment section. Kandi niba iyi video igufashije nabyo ubitwandikire ubitubwire, hanyuma utubwire naho uherereye. Ubaye wari uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, kuko ejo tuzashyiraho iyindi video. Ibiganiro byo kuri Bivia Empire nakagaruka. Duhure muri video itaha. Imana y'amahoro ibane nawe. May God bless you all. Bye bye. Ndabakunda.